twongeye kubashimira inshuti bakunzi ba Friend Family TV, tubashimira ubufatanye mukomeje kutugaragariza haba mu bitekerezo cyangwa se mu nyunganizi mugenda muduha mu kiganiro byifashe gute mu muryango. Uyu munsi tugiye gutangira ikiganiro twari bararikiye n'ubundi ko kuwambitse yakize cyo gitambutse, niyo mpamvu twifuza ko mwagikurikira muri benshi nkuko twari twabibasezeranije. Uyu munsi twifashisha n'ubundi igitabo Imiterere ya muntu mu rukundo, ariho duhera dusobanura bimwe na bimwe ku mibanire ya muntu cyangwa se ku mibanire y'abantu mu ngo, twibanda cyane ku rubyiruko. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twifuza ko twatangira ikiganiro dutangiye ku ngingo yitwa imibanire, nkuko twari twabibasezeranije. Ikiganiro cyacu cyitwa imiterere ya muntu, imibanire ya muntu, imibanire ya muntu. Twifuza ko twashingira kuri ibi ngibi, kuri bino bice bitatu n'uri twari twavuze, ariyo imibanire, iterambere, umuco. Ariko uyu munsi turahera ku mibanire. Nshuti bakunzi ba Friend Family TV, nkuko twari twabibasezeranije, imibanire iyo uyumvishe wumva nkawe imibanire ishatse kuvuga iki? Ese wowe ukurikiye Friend Family TV, twakubaza ngo imibanire ishatse kuvuga iki? By'umwihariko imibanire twayivuga mu bice bitatu. Hari uburyo ushobora kubanamo n'umuntu muri inshuti, hari ubundi buryo ushobora kubanamo n'umuntu mwabaye inshuti z'aba friend, hari n'ubundi buryo ushobora kubana n'umuntu mubana mu buryo bw'umuryango cyangwa se uburyo bw'umugore n'umugabo. Nshuti rero za Friend Family TV, aha niho tugira ngo dusobanure cyane, niho tuzanya dufatira cyane kugira ngo bibashe kumvikana neza mu matwi y'Abanyarwanda, bibashe kugira ku kigero cyiza twifuza ko cyazageraho bitewe n'inyigisho turitanga. Nshuti abakunzi ba Friend Family TV, igitabo Imiterere ya muntu mu rukundo, twifuza ko nacyo twahera ku ngingo yaho ya mbere, ariho nugishaka ukagisoma ukagikurikirana, uzasanga ingingo ya mbere cyangwa se inyigisho ya mbere ivuga kuri kamere ya muntu. Ese nshuti mukunzi wa Friend Family TV, iyo wumvishe kamere ya muntu cyangwa se kamere y'umuntu wumva iki? Reka aha twasobanure neza duhuza n'ingingo twamaze kuvuga, ariyo mibanire, cyane ko tuzibanda ku mibanire y'abashakanye cyangwa se imibanire y'urubyiruko. Bijya bigaragara ko bose bifuza kugenda mu nzira y'urukundo, haba ku musore cyangwa se umukobwa, naho bijya bigaragara ko bifuza gukundana, ariko urwo rukundo rukazaganisha ku mibanire. Iyo tuvuze imibanire tuba dushaka kuvuga imibanire yo kubana mu rugo nk'umugore n'umugabo. Twese dusana tubizi nk'Abanyarwanda, tubiziranyeho ko iyo umusore n'umukobwa bakundanye, urukundo rwabo rugakomeza, bijya bigenda neza, bakabyumvikana, bakabyereka umuryango. Nshuti rero za Friend Family TV, turifuza kugenda kuri ibyo bice, tuzibandaho cyane kugira ngo tubashe kurushaho kugenda dusobanukirwa neza inzira tujyamo. Ese musore cyangwa se umukobwa, ese nshuti za Friend Family TV, mugabo, umudamu mwubatse, birashoboka ko mwaciye muri izo nzira zitandukanye z'urukundo. Nababaza ngo ese wari uzi ko hari umuntu mushobora gukundana, urukundo rwanyu rukagera kure, mukageraho naho mufata umwanzuro wo kubana, ariko umubano wanyu ntuzarambe, bikaba ngombwa ko urugo rwanyu rusenyuka? Aho ngaho nabibaza kububatse umugore n'umugabo. Inshuti za Friend Family TV, nabaza urubyiruko nk'abasore n'abakobwa, nakubaza ngo ese wari uzi ko wowe wihutira gukunda, urukundo rushobora kuba nk'igice kimwe cy'ingenzi gishobora kugira umumaro ukomeye mu buzima bwawe?
aho niba hari icyo ugenda wumva cyangwa se hari icyo ugenda usobanukirwa, uzagenda ukurikira ikiganiro neza kugira ngo urusheho kugenda umenya byinshi. Reka tugaruke kuri ya ngingo twavuze iherereye mu gitabo Imiterere ya muntu mu rukundo, ariyo ivuga ngo kamere ya muntu. Nshuti bakunzi ba Friend Family TV, iyo wumvishe ngo uriya muntu afite kamere cyangwa se agira kamere, bitandukanye cyane nuko ushobora kubyumva wumva ngo ko kamere hari aho ihuriye n'imico. Ya kamere itandukanye n'imico, kandi kamere itandukanye n'ingeso, kandi kamere itandukanye n'imyifatire ya muntu. Bite? Reka tugire icyo tubivugaho mu buryo burambuye kugira ngo urusheho kugenda ubisobanukirwa neza. Nshuti bakunzi ba Friend Family TV, iyo wumvishe ngo uyu agira kamere, bisobanuke neza cyane. Iyo umuntu afite kamere, bivuze ko ari kamere mbi, atari kamere nziza. Kuko iyo umuntu afite ingeso nziza cyangwa imico myiza, itandukanye no kumva ko ari kamere. Kamere ni igihe umuntu aba ariho azi ko we ameze neza, ariko afite ingeso mbi zimwe na zimwe zishobora kumutandukanya na mugenzi we mu gihe bamenyanye, haba mu bucuti busanzwe, haba mu rugo, bitewe nuko uwo mubana izo ngeso cyangwa se iyo kamere uba ufite mbi ishobora kumubangamira cyane, nk'ibyo ugenda ukora bigiye bitandukanye. Turakurarikira cyane rero kuzakomeza ugenda wumva iki kiganiro uko kigenda gicaho, ntuzasimbuke ngo wumve ikindi, uzagenda ugikurikiranya nk'uko tugenda tugitanga. Bizagufasha cyane kandi ugenda usobanukirwa ibyo dushaka kwigishaho ibyo ari byo. Iyo havuzwe ngo uyu cyangwa se uriya afite kamere, ni igihe wumva ko uwo muntu afite imyitwarire mibi udashobora kwihanganira mu buzima, mu gihe mushobora kuba mubana cyangwa se muhurira mu kazi runaka cyangwa se muhurira ahantu runaka, mbese biba ngombwa ko muganira, mufatanya mu bikorwa runaka, bityo bigatuma we imyitwarire ye utayishimira. Nshuti bakunzi ba Friend Family, nakubaza ngo ese mu gihe uwo mubana cyangwa se uwo mukorana cyangwa se umuntu muhura kenshi ubonye afite kamere, mbese twavuga nk'imico mibi utabasha kwihanganira, ese wabyitwaramo gute? Aho nabibaza wenda nk'urubyiruko, ariko nkongera nkagaruka cyane no ku muryango cyangwa se ku mugabo n'umugore babana mu rugo. Ubaye ubonye nk'umugabo wawe cyangwa se umudamu wawe afite imico itari myiza udashobora kwihanganira, wabyitwara muti? Aho ndabibaza, ariko ibisubizo akenshi bizajya bigenda bigaruka mu biganiro tuzajya tugenda dutanga. Niyo mpamvu utakagombye gucikwa. Aho nabaza ngo ese mu gihe ubonye uwo mubana cyangwa se mukorana akazi afite ingeso cyangwa se kamere nk'uko twayivuze, wakora iki? Wabana nawe ute? Kuko si ngombwa ko mwatandukana, ahubwo hari uburyo bwinshi ushobora kugenda witwara kugira ngo urusheho kubana n'uwo muntu. Rero nshuti bakunzi ba Friend Family, nk'uko dukomeje kubakangurira gukurikira kino kiganiro cyitwa byifashe gute mu muryango, twifuza ko haba abari mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, mwese mwajya muduha ibitekerezo kugira ngo tubashe kubaka umuryango nyarwanda, haba mu rubyiruko cyangwa se mu bakuze. Niyo mpamvu rero twifuza ko ibitekerezo byanyu byatugera hari byinshi kandi bikagira umumaro kuri twebwe cyangwa se n'inshuti zanyu cyangwa se n'abavandimwe banyu, kugira ngo turusheho kubaka umuryango nyarwanda nk'uko dukomeza tubivuga. Rero ikiganiro byifashe gute mu muryango n'ubundi cyifashishwa igitabo Imiterere ya muntu mu rukundo, ariko tukagenda kuri za ngingo n'ubundi imibanire, iterambere n'umuco. Rero nk'uko dukomeza kubakangurira kugikurikira, twifuza ko cyazagira umusaruro mwiza muri sosiyete nyarwanda, cyagira
imiryango yacu dukomokamo akamaro. Rero tukibashimiye kuba mwakomeje kudutega amatwi. Niyo mpamvu mbasezeyeho mbashimira nkuko mukomeje kubana nanjye Aimable Nsabimana, kuri kamera hakaba hariho Eliman. Turabashimiye, mugira amahoro.